Beni ndakwanga nanjye sinzi impamvu ibintera ariko bakubwira ko n'inzoka yanjye ikubonye ibyo nyiri kubona ugitunguka gutya iri kurugushaka kurya itangira kumfata amahanga mu mbavu umva ndabangamiwe wenda kwanga wowe umwana wawe uyu nguyu ufite muri iki gifu cyawe ahubwo Beni ndakwinginze n'Imana ibyumve pe ndagusabye ntuzongeye gusutura akayirenge kawe winjira hano nganguje kundambe si hindukira. Wabuzwa n'iki se kumbwira uko nguka uko amaze kunyangiriza ubuzima? Beni sinzi ibyo ndi kuvuga niba waje wakojeje tishkoto mu matwi yawe ngo usobanukirwe ibyo ndi kuvuga byose. Beni ndakwinginze n'imbere y'Imana iri kubibona ndakwinginze mbabarira umvire mu buzima n'uwo mwana wawe uri kuvuga ngo nuwanjye umujyane kwa nyoko cyangwa ugende mwicarane imbere ya so mbabarira ndakwinginze Beni ndakwinginze pe. Manzi nombwe ayo magambo baza ko bivuye hano geri niko waraye ndaraye munzu waraye he munzu agenda rindi he mama nyine naraye munzu nuko nabyisika ndugara amasoko wa mukobwa urananiranye naraye munzu dore ubujipo nuko bureshya nuko kameze ariko ubundi imyenda nguri bishyirahe imyenda uyikura he ibundi umukobwa mshitangira nijisho umukobwa undusha amafaranga nuwe ku buryo akwambika ibyo ntakwambitse yanye ariko nyishaka ndamutera shawa mwana w'umukobwa umva uranze urananiye oyana bari gukomanya urananiye wowe cyangwa ubwo uzi ngo ntago ibintu byose mba mbizi ntago mbizi uretse ko nkwirengagiza ndabizi ibintu byose ndaguze ati ndakubona ko wibeshye ari nje ari umwana wanjye twese uzatwifuza utakituwa. Beni ndabanga mu rwego nshobora kubivuga gutya ntago wabyumva cyetse Imana igutije ubushobozi kinjira muri njyewe. Beni ndakwanga nanga uwo mwana utwite ndabanga mu rwego utashobora kuba wanyumva. Beni ahubwo nyibitekereza. Nadia Manzi mugiranize gahunda kandi nikambeshye singana nako ntumbeshye mugiranize gahunda wowe n'imyaka ufite kutambwira Manzi niki cyawe wowe nanjye sorry uzi ko ugiye kumfira ubusa karitsiye yose ni Nadia ahantu hose ni Nadia nzagusubize yose nzagushyingure ku manywa izuba riva Nadia wajya ureka kundwaza mu mutwe buriya Manzi ubona afite iki Manzi? Beni ndakwanga nanjye sinzi impamvu ibintera ariko bakubwira ko n'inzoka yanjye ikubonye ibyo nyiri kubona ugitunguka gutya iri kurugushaka kurya itangira kumfata amahanga mu mbavu umva ndabangamiwe wenda kwanga wowe umwana wawe uyu nguyu ufite muri iki gifu cyawe ahubwo Beni ndakwinginze n'Imana ibyumve pe ndagusabye ntuzongeye gusutura akayirenge kawe winjira hano nganguje kundambe si hindukira giye kubara kujya kuri 3 n'ubu utararenga igipangu ibyo ndibukore Imana ibyirengere kabisa. 1 Beni urahindukira 2 mgaguzi ndahindukira sengegera besire nkizi ngizi ziba zabuze icyo gikora bikaza bishaka kuvugisha umuntu gusa yagera nze nkwereke nurarenga aho ngaho nurarenga umva Nadia rero wowe nkubwire mu bantu benyera urabyumva neza uzongeye kumenyera n'umunsi n'umwe tujya kumenyera bora bakobwa bugenzi bwawe na bora busore na bari abagabo bawe mwirirwana urabyumva neza njyewe ntabwo ugomba kumenyera njyewe ndi mama wande wawe urabyumva abagabo kwanza ca hano uretse Manzi ndi wa musaza byose turagera nayo umunyereka aho yaba ari hose Chan, gira vuba, nyura hano.
ugiye kumuzi tugenda umugeni. Manzi, ntabwo nje hano gutongana nawe, nta nubwo nje hano ngo nterane nawe amagambo. Nje kukwinginga kandi ngusaba. Yego yino uranyanga ndabizi, waranabimbwiye kandi naranabyumvise. Ako nibona, korera umwana wanjye nawe. Igihe cyo kubyara kiregereje. Nta n'amafaranga yo kwishyura ibitaro mfite. Ikintu kizima mfite muri ubu buzima ni telefone. Hano niyo nayigurisha nta nubwo havamo nayo kugura isarubeti. Manzi, winyirengagiza nawe ndikubwira. Arya ikikuzaye ni iki? Nari ndi kure ntabwo ndi kukumva neza. Byo kwaka amafaranga. Ko ntayo mfite. Amafaranga muri no minsi yarabuze nari kubona izuba ririho. Amafaranga yarabuze. Gute umbwira ngo amafaranga yarabuze? Ufite akazi byo kugenda. Ako Beni. Ugira umutwe hazima. Basi mumaze icyo kibazo ubashe kunsubiza. Ugira umutwe hazima. Makakanya ntabwo ari hazima. Icyahagira hazima nuko wagira ikintu mfasha. Rero waparitse nabi nagaranga bakugombye ko waparika. Njye nta mafaranga mfite pe. Kandi unyumve. Kuva rya nta mafaranga ugira. Uhanyuma. Love you. Nisi kwisusuruka. Ya babe namusoka. Nisi bite byo ngo. Rekana n'uyu nguyu. Uyu nguyu yahoze ari umukozi wangaha. Gira ibibazo nyine haza kandi gahungu k'inshuti ye kamutera inda. None aje kundiraho anzana marira sinzi niba nayita y'ingona. Ngo ngiye mufashe singende nyina cyangwa ndise. Kubini ngo mufite amarira to. Oya naho urira nawe. Wimwitaho. Ibyo. Rekana nawe. Ahubwo se sitwasozanyije ngo ni wagenda. Manzi, ko nihanganye amezi menshi, kwihanganira ukwezi kumwe gusigaye ukagira ikintu mfasha kuko birakunaniye. Njye nakubwiye ko ntafashe imbabare. Kuki udashaka kunyumva Manzi? Beni. Ndi mutoya ko nakwihanganiye. Ese ukwezi kumwe kugira ikintu mfasha birakunaniye Manzi? Nungu bihangane niba nabyita kubwagura no nabyita kugira ute. Ihangana ubwagure vuba nakubyare da. Kabena mvuge ko ugomba kubyara. Ubyare bive mu nzira umwana umurere cyangwa ushaka ujya kumujugunya cyangwa usige no kwa muganga. None se wabikuye mu nzira? Ngewe ntabwo ndi wa mushinga ufasha imbabare nk'izi ngizi rwose ihangane. Ahubwo Imana ikundindire. Abe nose. None se aya ndaramiwe n'ukurika. Bantu ngo Sibyo nama. Manzi, tukarangizanya amahoro. Wowe nande. Bwa rimwe wagize ikintu mfasha muri ubu buzima. Beni. Igihe duhegurukanira nakubariraga kugera kuri 3. Ubu ngusi ndi burenge kuri 1. Babarira uhindukire gakeya. Aho waturutse ukomeze. Bye. Zana zangu tuzaniza comeka murenze urugo. Nabinashoboka. Zinzane zangu. Abi. Yut. Kwanze kangende gutya. Wagiye. Noneho ngo byatunganye twagiye twagiye. Babe. Bijya kubaza. Round. Hari ikibazo ushobora kuba wambaza. Dukangura kuba nabusubiza. Kenda bikunda. Kandi cyane pe. Nini nshaka kumenya umukobwa rero ni umukobwa n'umugore ni iki? Subiza. Mukanya rero uri kuvuga kandi uri no gutukana cyane. Ubu akanya usubira umwuka wo konsubiza. Urasinamubora nk'umugore wanjye. Ni igiki? Noroje gusaba ubufasha se hano. Ndabyemera ko namuteye inda. Ko naramuteye inda turakosa dushagura mu kabari cyangwa sande hantu tukiyeranja bikarangira gutyo. Ariko iki? Nusi kikubangamiye ni iki? Ni iki se wagiye gutera inda ngiye ntago nwita? Niba dukundana. Ariko urabizi ko ngukunda. Niba unkunda se nyine kucyo agiye gutera inda bariya cyangwa zibateye imbere ko duhura.
Nubwo ko ari accident. Accident ko nta gisebe ndi kubona. Accident ubira bintu ntabwo ari babitekereje se wari wanyweye imogi. Umva mubwire. Kutumona sutangiye kwisasa nka hari wowe. No si nawe uri kunyinjira ushaka kunyinjira cyane mu buzima bwanjye. Wamariye ubwo buzima bwanjye ko bwarangiye basi niba ari gukundana. Ako turakundana. Ngomba kumenya buri kimwe cyose. Mbonye umukobwa araje ngo aratwite ari gusaba indezo ejo hazaza n'abandi. Wajya utuza ase wajya umesakama. Hari undi muntu wasanze aha? Uwo mbonye aha ejo nzabona bangahe? Umubonye hanze n'umubonye mu nzu. Kandi avuga ati namuteye inda ku bwatsi. Wayimutereye mu muhanda se muri ruhurura wayimutereye. Twakicara twaganira. Aya ntabwo ari ibintu byo kuganira ni ibintu bigomba kumbwira bikarangira. Mbabarira mvuye muri stress nkiyi. Basi stress ni wayizaniye ariko. Uri umuntu mukuru ntabwo ugomba kujya gukora ibintu utatekerejeho. Ndakwinginze basi mbabarira nyuma. Sibyo? Baby no. Bitajya kuzana ibyo bintu. Ese dupfuye iki gakanya? Dupfuye iki? Dupfuye yuko ugenda uteraguzwa abakobwa inda utera igihe twaryamanye ngiye ko ntaratwara. Basi se ubonye nk'abakobwa bangaye kuryumbwira ngo. Ubonye umwe ejo nzabona abandi. Kandi nutagiye kurakara kuko ntabwo ari ufite ikibazo. Ko wanze gutanga imfashanyo se noneho ikibazo ufite ni iki? Imfashanyo y'iki? Y'umwana wateye indarega. Hanyuma se amafaranga ningere nyatangaguzwa ahantu hose wowe uzatungwa n'iki? Zatungwa n'iki? Wagiye kubatera inda suzi ko batazatungwa n'iki? Basi wanyumvishije. Uzi ubu ngubu ikintu nagiye gutekereza ninjye gutekereza ko nanjye uzambwira amagambo nkariya ejo bundi. Ubwo suri kumva natekereza iki? Ngiye naguhisemo misemo. Wamisemo suri yawe wamuhisemo gute? Uhitamo buri kanya. N'imbere y'Imana inyumve yuko ntazongera kuba nakubagana ngiye ngufite. Ukubagana. Ari warakubaganye. Basi kuki turi kunyumva? Sinzi niba twahamagara mama cyangwa turamagara. Akumvisha amagambo ubwira mukobwa. Ibaze noneho ifoto ringi uri kubibwira. Ega nawazanye gasuzuguro. Nuse munaza gagarira umuryango nta gukomanga. Asaba ndese. Nese yaje hano atazi. Niho bayimutereye. Nihaje kuyire gusaba indezo. Bite? Okay. Basi tubishyire mu buryo. Uburyo no buhe? Basi niba ushaka yuko njya mufasha nzajya mufasha ariko mbabara uzambera umugore pe. Ndakwinginze n'imbere y'Imana. Bose bagiye kwimutera atari kumubwira. Hoye uri twahuriye mu kabari. Kwa kundi kuva kwiyeranja abasore kunywa inzoga. Kwiyeranja ntabwo nari mari. Uje kwiyeranja nahari. Sore uri mu kabari. Nari ndi mu kabari se iyo utahase. Mu kabari se n'abajya guterera inda. Love. Reka nkubwira ibintu nkumva nagushaka kubyumva. Nakubwiye bya love tubishyire pembeni man. Ibyo bintu uri kumbwira bya love. Ubusura we wamubwiraga ngo iki? Okay. Urinjira mu nzu musobanurire cyangwa ntabwo uri bwinjire? Nusansobanurire anka. Oya tuteze rubanda. Ubuteshe rubanda we ntabwo ari umuntu. Okay. Winjire musobanurire cyangwa se uri no kunkanga se? Giye rero. Nushaka kuzuze cyangwa ubireke? Umfuransa bara neza uriya utera iduranko. Uri kubyumva? Ngaye nguko nyine byanjye nibirebera umubyeyi we. Ubwo Manzi akaba kurushije ubwenge. None se shaho ko inzu itabwira umugenzi nagize ngo ni umuntu mukuru urabo ngo bise. Ubwo se bura ntabwo wabonaga ko ari umwana koko? Wabyihoreye koko. Njye suzi ngo ndakuze ko ari umuruho wansazishije. Sha ihangane ni ukuri basi reka mfuke kujyana mu rugo nje kuguha icyo kurya. Ugize uti? Nje kuguha icyo kurya. Aha. Ubwo se wangira imwera? Ntunzi. Ubwo se bagera igikondo ute koko? Ariko ndagutegera. Ndagutegera. Manzi se wahamusanze wabo? Ni iki kindi yakoreye nyihakanye kuva nkisama indira buri ukwezi kumwe aracyanyihakana nukunyuka inabi nukunyirukana. Nafashe umwanzuro ntabwo nzasubirayo. Nzemera ninshake nzabeho n'imbwa zirabyara ibibwana byazo bigakura. Mva nkugire inama. Uzareba mama we kuko Manzi we nta kintu yakumarira. Byonyine imyaka afite. Nta kintu yakumarira. Katabuza amafaranga kafite akazi. Nubwo arasanze yakandi gakobwa niba ari ngaho ibaze. Ubwo se ubwo urumva wari umuntu wabwira ngo waraswise. Nubwo yanibere mu gahinda kanje nuse namubwira ati ikipe kiranaye nayuze. Umva ndaza kuganiriza mama wa Manzi. Sibyo? Ngwino tugende mu rugo njye kuguha icyo kurya. Kwicara ahantu ubundi nta kintu byaba bikumariye. Gusa no ubwa mbere umunengiri inote. None ihangane ni ukuri.
namwe ndamukunda. nyine gukora yindi kubikubwira ubwo nibwo namenye ko nwite ndari ikintu ntoya itanagaragara ndangije ndabimubwira umuhungu yaranyihakanye wa muntu aranyihakana ndangije ndavuga ati wenda wasanga ari uko atarabyakira wenda bizaza nongeye kugarukayo inda ifite nk'amezi 6 nabwo aranyihakana aranga ambwira nabi anyirukana nabi ubwo rero mu hagati aho ngo inda itaragira yikura njye mbana papa wanjye gusa papa wanjye niwe wandeze rero nayo yaje kumenya ko amwite aranyirukana Kigali mbana Kadomo ibintu birancanga nkajya ngenda mba ku bashuti banjye nkabaho iminsi by'umweru nta muntu wakwihangana muri Kigali utwite nabo niba borohewe nari ikintu winjiza ngenda nimuka mbayeho ubuzima bw'ubuzererezi nyine mpora nimuka mubabona acumbikishije imyenda cyangwa nuko bimeze mwari mumaranye igihe kingana iki se igihe kingana iki ngo twamuranye n'igihe kinini twe duharira aho akaza kanye kubyo umwana wo mu bakire kambwira uburyamindura ubuzima ntabwo yakubashyira papa we ni umusire nanayibonaga ariko aracyari umwana cyane Manzi sinzi ko yakwemera ko yaguteye inda aracyari umwana pe buriya nawe yabikoze wenda bimutunguye kuko ubwana afite ntabwo umwemerera ko yakwemera ko yateye inda umukobwa nase nabyo bimutunguye basi kuki atanaritse ngo amfashe ikibazo tugihagarika hakiri kare erega wenda niyambwira uti reka tuyikuremo ikiri ntoya wenda twari kubikora sure wiriwe kwitesha bamwita sha kandi ubona ari umuntu mukuru ayiwe bo ndabona ari umwana wese umwana imbere ye oya ntabwo ari uko babivuga bagiye kuba mama nyabintu mama nyamatungo mama nyantonesha mu gihe gitoya oyazi yifite ibibazo witangira kuzana ayo mazina y'abana ataranabyara ubu ngubu afite ibibazo ntakibazo afite ahubwo mwitegure ariko sheri wagiye ureka gukina ku mubyimba isigiye guhinduka igiye kurangira ko ndabona Bikira Mariya yongeye gutwita oyazi Beni uku niwo mpaye mbona Karabaye uramuzi se uyu nguyu hoya sheri ayiwe uyu se muzi he ko nari kuzokwicaza rimwe akwereka ukuntu Satani ikora oya akwereka ifoto ya Satani uzana umusanze ahubwo sigize ngo inkweto zo nazifunze zose ko hanyuma Jennifer umbikiye iyo briefcase no munsi ntabwo ndi buyijyane kumva naniwe kabisa ibintu byo kwikorera reka nshaka kubyikoza uno munsi telefone ndayifite Ase kuyo ukabivana mu nzira bagize nk'umushyitsi uzatunguranye sanga bibaye ibindi bi muraho mwa uraboneza mzee urahoreje mwana wanjye yego nikoje nandi munyoboje mwana wanjye twabayobora nta kibazo maze munyobore yego nta kibazo dore impanurutse iyo ngiye nturutse mu cyaro urumva yego maze rero umwana wanjye yaje mu mujyi ndamubura maze undangiye rwose umwana wawe ntago nzi izina ryiwe wenda mbashe kuba nakurangira ntago muzi oya nshobora kuba muzi yego ariko uvuze izina nibwo twamumenya neza rero dore umwana wanjye ese abona ari mu nzu ushaka oya harimo umugore wanjye wenyine gusa nikajya oya wanakinjira nta kibazo ni kare uramuzi iki oya watubwira twumva umwana wanjye mwana wanjye yitwa Bini yitwa Bini ari kuvuga Beni uyu sewe nuwahe uyu ni umugore wanjye wa mwana reka nkubwire rero umwana wanjye narimbeje ko yajaga uyu rero simuzi none ko utangira kungira nkaho utamuzi sha uri iki kese
Yeni papa we. Uri kumva sha? Yeni papa wa mwana we rero urashaka kugira nkaho utamuzi. Muze Humvikane. Sheri nisi wabikuyeho Sobanuriye neza sha. Niwe ndi kubaza. Uri kumva? Mwana wanjye ariki. umva musaza we umva gatoye hano uru rugo ni urwanjye aha ni igwanjye habe ni itafari ubahubwire ni mwubahuka ngo namwubahuka wanyuhuka gute sha akoja wancuza kugira ndakwereka umva musaza nsobanura umwana wanjye ari umwana wanjye ari sha nyine tuza gusobanurira wowe uri iki hano uri iki hano sha hano ni iwanjye mwubahuka uyu mugore aha ni mu rugo rw'abana banjye wowe uri hano nkande nk'umugore mu rugo uyu ni umugore wanjye ntutume ndakara utandakaza nkakwereka sha muze twubahane ndabimukasha kundaka ndabimukasha ukandusha kurakara kogwe urarwana rwawe niwe ni urwana rwawe Muzi wanyene yimbwa. Muze reka gusobanurira. Reka gusobanurira. Haje nsobanura sha. Uransobanurira iki muze? Wenda kuzi wowe. Nyende umugore. Umugore yije. Wiza. Wana turicho. Jere sha kumwana wanjye. Jere maturukiyo ngiye kandi yanjye umwana wanjye ngaza kumureba basanga wanyene irenge cyane mu nzu sha. Nari nzi ko mbutiyaje ziba mu muhanda gusa. We kuko butiraje nebiki. Butiraje nebiki. Uzaza kunyuka ni butiraje. Nende bataraje sha. Muze wanyumvishe ngagusobanurira se ba. Naje mbwira. Bese kumwana banje. Muze kamubwiyeho umwana wawe ari. Yerigira vuba. Gira ngo mbwire rwose nako nabyemera. Muze. Naho nakubwiraga. Satani uje uyumva mu bitabo bayivuga mu ikanisa. Tabo wari wakayibona. Ubwo se ushatse kuvuga iki koko sheri? Mbwiza ukuri. Uracanyita sheri. Uko wazanye imyaka iwanje. Ukazana iyi Satani. Uyise muzi hehe koko? Erega mbwira njye musanze yicaye hariya hepfo agenda kamwishe mugirira ubu narinje kumuha amazi yo kunywa. Bari kumureka gapfa. Oya. Muzi hehe izina Benita niwe urimbwiye? None se umuzi he wambwiye? Uyu nguyu? Ko ndakubwira. Iki kimeze nk'ibikabutura bya Satani. Oya ariko nyumvira kandi. Ariko urabona umuntu arababaye, umuntu ameze gutya ukavuga ayo magambo koko. Uramubona arababaye, nawe uraje ubabaye. Mbabazwa n'iki ishano waryinjije iwawe. Ko nje ntirinkoreho. Bene. Kuno utwite. Ngo ntunkoreho, ngo ntunyegere, ngo ntago ndi mu rukundo. Ngo ko abahungu ndabanga. Wowe gutenda n'umukobwa. Bene uyu mugabo uramuzi? Witwa Benisa ahubwo? Baje bavuga mu Kinyarwanda. Ngisi irazenguruka. Kurabona ukuntu izenguruka. Nese mwahuriye he? Ngo ntakintu ngira ngo ndi maringa. Uzi neza wabirebye wabyitegereje? Uramuzi? Ko ndahumiwe ndashize ndapfuye. Se ntabwo nabyemera urambwira ahantu uziranye n'uyu mukobwa. Ukuntu wavugaga umvaga nka abivuga ryari? Nari kuzama nkubona nko muri Amerika. Naho komeza uganire n'iyo Satani. Uzo kumenya ibyo. Naho njewe ndagere hano. Hoya ahubwo nta kintu navugana nawe gendaje mvugane nawe mbwira ahantu wamumenyeye. Mvarata. Umwana wawe ndabyemera pe ndamuzi. Bamwita Beni. Ndamuzi. Ashobora kuba ari muri kino Kigali cyangwa se akaba yaragenda mu byo byaro byanyu uri kuvuga. Sibyo? Hanyuma umwana wawe ndabyemeye ko namuteye inda ngewe. Yego? Turi kumvikana. Nuko namuteye inda si bivuze yuko mukunda, sinize no kumukunda, sinize gukunda n'umwana twite. Kumvikana ibyo niko byumva neza. Umwana wawe yaragiye kwangara, ngoye kugira mu gasozi. Ntabwo yanze kwicara ahantu hamwe. Muze, niba utari kunyumva neza, nawe ubwawe nakurinze igipangu gurikira umwana wawe. Urenda igipangu sha. Kugira mukwana ndambusha. Nibandeza babirwanyiragiye mukapa. Wambara ugakatisha no plaque yawe ukayirebesha hano. Umubwesha. Sheri. Ako gasoze kurufite ndakakubara bakino nanga mwereke. Muze njye mwiyereke. Ndakwereka icyo ndicyo sha. Ndakwereka icyo ndicyo. Kumwana wanye njewe. Umubwire. Njewe kamegere ko ningaruka urabona. Kura
sheri ako gasuzuko ndakumana musha urambona ningaruka uva kugesha nubona gutya nuko cyane nakwereka wanyana yimbwa uno muhera kubwiye kareba ujye ureba si wowe byose wabikoze sawa byirengere ubu se urumva nagenda nkajyara mu nzu n'umugabo wawe no kunandakariye oya buriya byarangiye ariko kandi nta n'ikimurakaza buriya sarakajwe n'iki ariko ikintu cyo gihe cyo kwisubiraho ukongera ugasenga sibyo ni ukuri kandi ntazagira umuntu wongera kukurusha ubwenge kandi ntugire ngo ubuzima burarangiye uzabyara ubuzima bukomeze sibyo noneho wavuze Manzi numva ubwoba buranyishe uruhinja ni muto cyane erega twahereye mu biganiro nibagirwa kukubwira nyine uze mu nzu unywe amazi ubu n'ibiryo birahene nanze kuguha amazi ibiryo bitaraje yewe wagize ngo se ubu ndacyaje use kubona nyine uriya mugabo wawe ndakariye buriya ariko bizaba bigaragara gute ndamutse nicaye oya ngwino nta kibazo ahubwo baby nari nibagiwe mbasima y'amafaranga yo kwisukisha ahangaha niho umugabo yijutira atariye nkamumagaze hejuru nk'umutsi wo mu ijosi uhagaze ahangaha ngo nk'uha amafaranga yo kwisukisha ukoze iki se umusaza yajaneyeho hano ngaha arikaraze nawe uhagaze ahangaha hanyuma ngo nk'uha amafaranga yo kwisukisha uri kumbwira ndabyo cyane muri salo bansuke ibyo ngiye birandeba hanyuma se amafaranga turayakura he ahangaha arakuma gacura amafaranga ayo magambo ntabwo ngikeneye mpereza amafaranga nakiri nkeneye ariko noneho byagoye ubwo wasa nguciye hariya kuri salo ngo mujye kuvugana mugasaba amafaranga y'iki wowe vugana iki nawe amafaranga y'iki se yo kwisukisha ntabwo wumva ikinyarwanda se hanyuma sinari nambaye ubona ngiye mu kazi wumvuye mu kazi nta mafaranga mfite mva hejuru nuko ibyo se uri kubibwira ni ngiye uri kubibwira cyangwa utekereje ko ngiye ndi Ben uhagaze hano umva ngiye utagira ngo ni Ben wakoze biriya ngiye ntabwo ndi Ben Jennifer basi wamaye agahenge ngamanze nkaruhuka mu mutwe kuri iki gihe byo birandeba ndakwiyana ngo ntabyo mfishe bisubiremo Jenny Manzi uramwiyamye Jenny uranyiyamye niwe byose ubitera ariko niwe urisuzuguza ukawubwiza ukuri Manzi urisuzuguza ndebera no mu kanya hano ngaha harababaye batari y'abantu bose icyo ntari kumva neza iryo jambo ushobora kuba usohoye mu kanwa waritekerejeho neza ngo uranyiyamye erega insina ngufi nawe uteciye urukoma umva twumvikanye iki genda uragaruka amafaranga yanjye yazanye